mu bintu biba byarankuye iwacu nicyo kiba cyaranzanye. Iwacu narahavuye ndya nambara nisiga mbona buri kimwe cyose. Ikiba kinzanye rero ni ugufata neza umugabo wanjye nkamushimisha. Rero nta kundi kumushimisha, ntago ari ukumutekera, ntago ari ukumufurira, ntago ari ukumutegura, ni ugukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. We yaba nkeneye cyangwa njye naba mukeneye tukabikora, ntago biri ngombwa ngo anyinginge cyangwa se anshaka mbure. Ni ubuhe buryo umugabo munini wenda reka twere kuvuga ngo wawe umugabo munini ni ubuhe buryo ashobora kuba yabonanamo n'umugore we kandi akanezeza umugore we? Umufite umugabo wawe munini wimutererana ngo nuko ari munini. Hari igihe umugabo mushakana ari mutaringaniye, bikaba byiza rero umugabo akabyibuha. Niba umugabo wawe wabyibushye wimutererana. Umugabo mu gihe mugeze mu gikorwa cyo kubaka urugo, Hello guys, reka ntangire mbasuhuza kandi mbifuriza kumererwa neza. Ndabona Shangazi bamaze guhita akemura ikibazo. Nizere ko meze neza rero natwe kandi tumeze neza. Uyu munsi none tugiye kurebera hamwe nyine inyigisho zacu nabizi ko zikora ku mitima y'abantu. Shangazi uyu munsi ndashaka kugira ngo abari we mbaza, ariko buryo nkubajije n'abandi baba kugira ngo babashe kuboneraho. Ikibazo cya mbere kirabaza giti ese baramutse bamushyiriyeho intego kandi ikomeye cyane uryamane n'umugabo mbese muri public y'abantu wabikora Shanga? Rwanjye rwose reka nkubwize ukuri pe, n'abandi bose mbavugira, usibye umukobwa wenda hari wavuye mu mutima utakiwufite. Niyo waba nta muco wigeze, niyo wanyu nta bakuru baba bahari, niko nge numva wakora ikintu cyo ariko Shanga wanyu nta bakuru abakuru bawe. Nta mukobwa usobanutse ufite ubwenge bwuzuye wabikora, nanjye sinabikora. Okay, ngira ngo mwabyumvishe kandi koko biranumvikana, wa mugani wahe waravuye mu mutima bye byashoboka. Hari ibintu nyine usanga nyine umuntu abikoze ugasanga nyine byatesheje agaciro ndetse n'abandi bose muri rusange. Kuko burya Shangazi njye niba ndi umukobwa w'umunyarwandakazi, abantu bose bakaba bashobora kuba bamfatiraho icyitegererezo. Ndamutse ngiye mu muhanda nkaryamaniramo n'umugabo, abantu 100 cyangwa barenga bari bubibone. Urumva yuko abana bandebye cyangwa se abandi bantu batarakura cyane bashobora kumva ko ari umuco mwiza bakabikora. Ibyo urumva ntago ari byiza. Ikindi kibazo nakibaza kuri Shangazi, uheruka gukora imibonano ryari mpuzabitsina? Ariko ko manange kereka nta mugabo mfite. Nijoro mu gitondo mba ngomba gukora imibonano mpuzabitsina nkafata neza umugabo wanjye, kuko bishimisha umugabo. Rega nibyo biba byarankuye iwacu. Mu bintu biba byarankuye iwacu nicyo kiba cyaranzanye. Iwacu narahavuye ndya nambara nisiga mbona buri kimwe cyose. Ikiba kinzanye rero ni ugufata neza umugabo wanjye nkamushimisha. Rero nta kundi kumushimisha, ntago ari ukumutekera, ntago ari ukumufurira, ntago ari ukumutegura, ni ugukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Asubwo Shanga, ubwo wenda utambeshye n'abandi badukurikiye baratwumva, ubwo nukuvuga ngo igihe cyose ubona n'umugabo wawe uvuga ngo byabaye? Oya, ntago bari buri gihe cyose, ariko nanjye nkubwiye ko ngerageza uko bishoboka rwose. Inshingano zanjye sinzikwepe. We yaba nkeneye cyangwa njye naba mukeneye tukabikora, ntago biri ngombwa ngo anyinginge cyangwa se anshaka mbure. Okay, urabivuze gutyo bitunzaniramo kandi kayide. No kuvuga ngo ese umugabo wawe nta munsi ajya kubwira ati sheri ndagushaka umuhakanire? Igihe cyose yakubwiye ngo ndagushaka ako kanya uri tayari kwemera? Impamvu buriya ntabwo umugabo yakwifata ngo akubwire ngo ndagushaka azi ko hari ikibazo mufitanye, sibyo? Buriya abagabo benshi impamvu badakunda kuba yabwira umugore we ngo ndagushaka, haba hari ikibazo mu rugo. Uzarebe nawe uri umuntu mukuru ndabizi, uzarebe yo umugore n'umugabo batameranye neza mu rugo, no mu buriri ntago baba bameranye neza.
mwajya kuryama abyimbye. Ntabwo umuntu azaba arakaye ngo ujye kumubwira ati sheri wanjye ndagushaka cyangwa mama kanaka ndagushaka. Igihe rero umugabo azakubwira ngo ndagushaka igihe icyo ari cyo cyose, icyo gihe uramwakira kuko uba umeze neza, nawe ntabwo yatinyuka kukubwira ngo ndagushaka mufitanye ikibazo. Iyo nta kibazo mufitanye arabikubwira, kuko nawe watekereza uvuga se namuzwa n'iki, umugabo wanjye ari gute yambwira ngo uranshaka simwemerere kandi nta kibazo mfitanye nawe. Yego, birumvikana kandi rwose mbiteyeho kashe. Okay, no kuvuga ngo ibyo ngibyo ni ibintu bitubaho mu buzima bwa buri munsi, ugasanga umugabo we ntacyo bapfa, ntacyo yamwimye, ariko yamubwira ati madamu, mugore nkunda kandi nizera nashatse nkunze, misemo mu rungano rwinshi rw'abantu banshakaga, none ndagushaka, ati genda ujye kubibwira nyoko. Hariho abagore babivuga shanga utagira ngo ni ibintu nkuye, kuko akenshi urabizi nkunda kukubaza ibibazo tuba twabajijwe. Rero hariho abagore ujya usanga akenshi ariko bateye. Reka wenda nihute cyane ngere ku kindi kibazo. Uramutse umugabo wawe ari munini, ni ubuhe buryo umugabo munini wenda, reka twere kuvuga ngo wawe umugabo munini ni ubuhe buryo ashobora kuba yabonanamo n'umugore we kandi akanezeza umugore we? Buriya ibintu byose bigira ubwumvikane cyangwa se bikagira ubufasha. Buriya ikintu cyose nugifata ugaterera iyo, cya kintu nta mumaro kizakugirira. Umugabo wawe niba ari munini inshuti, wowe watugishije inama, watubwiye ati ko mfite umugabo munini gutya na gutya, kujya nzamuca inyuma, shangazi na Brenda mungira inama. Umufite umugabo wawe munini wimutererana ngo nuko ari munini. Hari igihe umugabo mushakana ari mutaringaniye, sibyo? Yamara kugera mu rugo kuko afite umugore we mwiza, bumvikana, bakorera 2,000, undi yakoreye 3, bakayashyira hamwe, bakayashakira icyo kuyakoresha. Bikaba byiza rero umugabo akabyibuha. Niba umugabo wawe wabyibushye wimutererana. Umugabo mu gihe mugeze mu gikorwa cyo kubaka urugo, kuko mu kinyarwanda cyiza babyita kubaka urugo, mu gihe mugeze mu gikorwa cyo kubaka urugo, umugabo wawe akabuzi ko ari munini, atabashije mufashe, ushobora kumufasha mubwira ati sheri wanjye sindi bukuvune, reka mbe nakwiyicarira hano kugira ngo ntuvunike. Buriya ntabwo biba byiza ngo niba muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina umugabo wakujye hejuru kandi ubibona ko ari munini, nawe arakubangamira. Buryo iyo umugabo agiye kubyibuha ahera kunda, ntabwo icyanda azabifata yose ngo ayikurundurireho, nawe ubugira amahoro, uzabura uko uhumeka. Cyo ni icya mbere. Uzumva kubangamiye, cyo ni icya kabiri. Mufashe umukorere positeri zitamuvuna, nawe ubwe yumve ko ubwo afite umugore, n'ubwo afite umugore akaba abyibushye ariko yifitiye icyizere. Hari ibintu byinshi rero ushobora gufasha umugabo wawe ubyibushye. Ushobora kwicara mugatishira wanjye dore warabyibushye, ndiyo ndi hejuru ndabangamirwa, nkabura umwuka, kwitsa bikanga, reka tujye tubikora basi twicariye, mpagaze, manitse ukuguru, we kubera ushobora kuba uri mutoya, cyangwa se wewe ukamujya no hejuru, ariko ukagerageza kwiyoroshya ku buryo nubwo uri bumujye hejuru ariko utari bujye gusatira yanda. Ibyo bintu ushobora kubikora. Ngira ngo mo murabyumva, umukunzi wacu rero abitwandikira tubwira ati se ko muvuga ngo abagore banini, abagabo banini bo babikora batenda, cyeka yabisobanukiwe. Ikindi kandi wenda shangazi atavuzeho kuba wenda ashobora kuba wamurongora uturutse inyuma, akinyuma umugabo munini arakabasha. Shangazi wenda ntarajya kure cyane, umugabo ukunda gusomana ariko ugasanga kenshi umugore we ntabikunda, wavugaho iki cyangwa se wababwira izihe nama? Abagore, we mugore urahirwa ufite umugabo ukunda gusomana, kubera ko mu gusomana ariko buriya no gusomana kuri wenda ashobora kuba atabikunze. Niba ufite umugabo utanywa ibyo byose kandi iyo yanywa iyo nzoga, ugira gahunda yo kwiborosa inshuro zikwiriye, akaba atakubangamira, akaba akunda gusomana, nshuti bimuhe wenda we ntubikore. We wimusoma, we arabyikorera kuko abishaka agusome. Gusoma rero we mugore biba nko gucaginga, kugira ngo niba nta bushake ufite, kugira ngo niba hari na gahunda yindi, hari ibyo ufite mu mutwe mu gihe ari kugusoma, iyo ari kugusoma aba ameze nk'uri
kugukomveka agenda bigushyiramo bikunde rero niba ufite umugabo bikunda kuko ni byiza ntacyo bitwaye nta nicyo bibangamira kuko umunwa ntabwo aba ari bukure inshuti mubikore nibyo byiza rero njye nta kindi kintu nababwira. Ngira ngo mwabyumvishe ni mubikore nibyo byiza nta kindi nababwira. Shangazi nsubiyemo amagambo avuze nyine mwangira iki se na shangazi maze niyanterura ngo ndenze amavi. Nuko rero ngira ngo mwabyumvishe ni mubikore nibyo byiza kandi bafitiye akamaro kandi mu by'ukuri ni ingenzi muri mwebwe iyo wubashye icyifuzo cya mugenzi wawe ukagikora neza nk'uko yakifuzaga nk'uko yabishakaga ukabikora neza biba byiza biramushimisha kandi burya nawe uba uri kubaka urukundo rufite fondasiyo ihamye. Ngira ngo rero mwabyiyumviye twabagiraga inama nziza kandi izira umuze, inama nziza kandi ifite agaciro mu mubiri wanyu cyangwa se mu mitima yanyu kuko burya umubiri ni hahandi nyine dukunze kuvuga hanyuma mu mitima yanyu mugakoresha bya bindi twabigishije ubwenge bwanyu bukabayobora neza. Ngaho mukomeze kugira ibihe byiza rero murabizi ko tubakunda cyane. Bye.